Who told the sun will stand in the morning? And who told the ocean who can only Yes, of course, kanongere ngusuze kandi nkwihera n'ikaze. Iyi ni Afri Live TV, nge ndi Mr. Emmy. Nakubwiye ko tuzaganira ku makuru y'ibyamamare muri muzika, of course, muri cinema, ndetse no mu mupira, ariko suzambona aba baturage kuko hari abo twabihariye. And then kana babagererayo neza mu 5 kuri 5, ndabizi cyane ediza abahabereye kuri kamera. And then nge ndi Mr. Emmy, nkwibutse gukora subscribe, like, share and comment, and then twibanire 5 ku kandi. Uyu munsi nashatse ko dusura umwari umwe. Hari ibintu byinshi nigeze kumva ngo niki ngo kwa Ladies Empires, ngo Kunyundo niki numva indirimbo ze numva ni nziza, ariko sinamenye impamvu yavuye muri Ladies Empires, sinamenye uburyo ibihangano bye bitakurikiranye. Niyo mpamvu uyu munsi nashatse ngo tumuganirize, and then twumve ubuzima bwe, story yo kuva muri Ladies Empire, and then indirimbo ye byagenze gute. Reka mwegere n'ubundi turi kumwe kuri kamera zacu za Free Live TV. Reka nkwibutse kuba tayari, ndakeka warangije gukora subscribe. Umukobwa mwiza bakwitande muri ka kantu kaki. Who told the sun will stand in the morning? And who told the ocean who can only come this far? And who showed the moon way light till evening? Was what alone can carefully say. Now I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Layla's creation testify this life within me. My Redeemer, he lives. Nakaza. Basiste se wowe iyo uri kuririmba ubwawe ntuba witwaye ngo testify this, ngo who complete who do what? Who called the sun? Who called the sun? But can somebody call the sun? Nyine ikintu bashatse kuvuga ko nta muntu n'umwe ushobora gufata izuba ngo arishyiraho, rigomba kuba usibye Imana yonyine. Ego. Nta karirimbo keza kandi kwijwi ryiza. By the way, iyo nyumva umuntu uri kuririmba gutyo mpita nibaza se yavuye ku Nyundo, ese ni talent ye bisanzwe, wowe bimeze bite? Ego koko yego nize Kunyundo, niyo nize umuziki. Ego ndumva ariho. Okay, ntago nagiye ngiye kwiga kuririmba, ahubwo nagiye ngiye kongera ubumenyi. Ego niho rero nize Kunyundo. Of course wari usanzwe ufite n'impano, kuko n'ubundi iyo bagiye gutoranya ndabizi dizara bindusha cyane, kuko njya numva ajyayo iyo bagiye gutoranya barakompeta. Warakompese uratsinda, byagenze bite? Mu by'ukuri ntabwo nigeze ngenda ngo nge nivune ndirimbe nk'abandi bose, kuko nemaze n'iminsi mvuye mu irushanwa ryitwa The Future. Rero nge ntabwo bigeze bigenda ngo bingore cyangwa se bijya bindi bintu. Nge ntabwo ngenda nkompeta nk'uko abandi bose bagiye bari kompeta. Watanze ruswa se? Byagenze bite? Ntabwo ari ruswa natanze, ahubwo hari aho umuntu aba yarabanje kunyura mbere uko ajya mu kintu. Rero bari basanzwe headmaster yitabiraga ibitaramo byacu ku Nyundo. Mu by'ukuri ntabwo navuga ko ntaririmbye, nararirimbye. Ego bansaba ko ndaririmba, ariko ntabwo nge bagiye bavuga uti se bambaza ibintu byinshi ko bari basanzwe banzi ndirimba n'ubundi. Ego. Ni ukuvuga ngo wavuye muri The Future, utsinze udatsinze byagenze bite? Mu by'ukuri nagiye mu nsinze kandi nava mu nsinzi, kubera ko naviremo semifinal. Burya umuntu aririmba, ariko hari n'abandi baba bamurusha n'ubushobozi, cyangwa se ntago ari ubushobozi, by the way I'm sorry gato, burya ubu uri umuririmbyi ariko hari n'ubukwisumbuyeho. Ubwo rero icyo gihe kandi byaciye mu mucyo turaririmba, ariko burya iyo ubonye nanone ari abakurushije urahenza. Of course
ndakeka atari uko bakurushije kuko nabo nabonye baririmba neza of course, ahubwo baravuga ngo iyo ibintu atari amahirwe yawe, by the way hari igihe ibintu biza atari nk'amahirwe yawe ariko atari uko udashoboye, kuko ijwi ufite of course n'abari kudukurikira kuri Afri Live TV ndakeka comment zabo uzazisoma kandi uzumva bavuga ati umukobwa arashoboye cyane. Reka njye nkwibarize ibanga ubwabyo waba warakoresheje kugira ngo muri I am the future ugere ku mwanya wa kabiri, kandi nari nzimo abantu be na ba Syntax twari tuzi bavuyemo rugikubita, we byagenze bite? Mom the future ntabwo nagiye ku mwanya wa kabiri, naje ndi uwa mbere Rubavu, ko bagomba guhitamo babiri, naje ndi uwa mbere Rubavu. So rero njyewe nta rindi banga nakoze nkanjye, nagiye ndi kurimba nka Mutimutuje vete, ntabwo nagiye nk'undi muntu wumva ufite impano, ahubwo njye nagiye mvuga uti ngiye kuririmba ahubwo abandi ba judging. Rero nta rindi banga, narasenze kubera ko n'ubundi nagiye muri Am the Future, ibyo nasabwe n'ababyeyi byose narabikoze. Nagomba kwiga ishuri nkarirangiza, namara kwiga ishuri ndirangije nkabona ngakurikirana umuziki wanjye. Rero ndumva nari ndi pose, nta kintu na kimwe navuga ko kiri kuntesha umutwe. Rero nakoze nkanjye, niyo mpamvu nabaye uwa mbere. Yego, of course wabaye uwa mbere kuko wari unabikwiye, kuko ibyiza biza mu bindi. Ikindi nkwibutsa wowe uri kudukurikirana ni ukugira ngo tumenye uno mukobwa, kugira ngo ave muri I am the future ajye kwiga umuziki ku Nyundo, aveyo ajye mu maboko y'abamanaginze ari bwatubwire kugeza na n'ubu Mutimutuje dufite ari we Eva, ndakeka no ku mazina y'ubuhanzi. Kujya Kunyundo mu by'ukuri naragiye ndiga, ariko nagombaga Kunyundo hari imyaka mugenda mwiga, hari n'amezi, njye nafashe umwaka n'amezi, nibyo nizeyo kuko nagombaga no kuza nkakurikirana umuziki wanjye, kuko ubundi akenshi Kunyundo nagiye ngiye kugira ngo nongere ubumenyi n'ubundi mbe muri monde y'abanyamuziki, mbona uburyo bamera biki. Noneho ubwo Kunyundo maze kwigayo nibwo navuyeyo, nibwo nahise mbona na contract. By the way, mbona contract Alex Myoke yaramfashije cyane, ndamushimira cyane, yaramfashije ambwira ko amafishe yuko hari amarushanwa ari gutegurwa muri Ladies Empire. Noneho turakompetana, dutanga utuvideo, yari gutanga utuvideo. Nyuma yaho bakajya bamvugisha ibiki, njye nibwo bampamagaye, mu by'ukuri nta rushanwa nigize nkora, barampamagaye tugomba kuza gusenya contract. Ubwo nimba sinzi ibyo bagendeyeho, ariko ubwo n'ubushobozi ibyo bashaka ugasanga barabonye mbyuje ntawamenya. Ndagenda nsinya contract, turakora, ariko tukaya tugenda duhagararamo gake, sinshaka kubivugaho ibintu birebire. Before yuko ugenda kuri contract, ndashaka tumaze tumenye basi ukiraho ku Nyundo utaranavamo, hari utuntu nkunda kubabaza abantu bagiye ku Nyundo, like nk'abahanzi baba bari hanze batagiye kwiga umuziki, ubona itandukaniro ry'abantu bari ku Nyundo and then n'abantu bari outside hano hanze bakora umuziki, ubona mbwira riba rimeze gute? Okay, twebwe ku Nyundo batwigisha gukora business mu muziki, batwigisha uburyo ushobora gukora umuziki ukabikora nka business, banatwigisha uburyo ki ushobora kuba uri umuntu uze mu muziki ariko ukajyana discipline. Simvuze ko abahanzi bari hanze badafite discipline, ariko discipline n'umwana wavuye ku Nyundo yabafite, akajya no muri carrière, ntago ibitandukanye ni uwaje agahita abyisangamo. Banatwigisha kwihangana, ntago umuntu wese agera mu muziki agahita passinga, ntago bishoboka. Batwigisha gutegereza kandi tukihangana, kandi tugakora n'ibintu. Nimba ugiye gukora ikintu, ukora ikintu gifite ingufu ku buryo niyo wenda utahita ubona prof ako kanya, ariko n'igihe kizaza uzabonemo prof. Rero nibyo numva ko umwana waciye ku Nyundo agakora umuziki aba aratandukanye, kubera ko twebwe ni ibintu twiga business, gukora business mu muziki, discipline, ugomba gukora discipline. Ushobora no kuba uri usanzwe naririmba, ariko akubwo tugendera muri izi nzira. Ku Nyundo ndabashimira cyane. Yego. Yeah, of course ndabizi ko abantu bose baba bagiye hariya, hari abagiye kwiga kuririmba, hari abagiye kwiga gucuranga. Wewe wagiye ugiye kwiga iki? Nagiye ngiye kwiga ukuntu umuntu ashobora gukora stage, nagiye ngiye kwiga like business, music business, and nagiye ndusha kwiga n'ama instrument. Nagize ma chance kubera ko ngiye nagiye kwiga bafite ibintu byinshi, ama activity menshi yo gukora, kujya by'iwacu muzika byari bihari, icyunamo cyari kigezeho, tugomba kujya kuririmba muri convention center. Rero hari ama activity menshi mu by'ukuri, rero nagombaga gufata icyo mbaye. Gusa hari
burya iyo umuntu abonye ibintu bitari kujyamo we yishakira icyo agomba gukora agomba kwiga rero hari ingoma yitwa Djembe y'Abanyafrika niyo nabasha kwiga by'ingoma narabyenjoyenze cyane gakunyundo ubu ku ngoma urakaze sinkaze ariko twonzi turahagije like tumaze kumva Mutimutuje n'abadukurikiye mwamwumvishe ko hantu heza yari yize umuziki ku Nyundo niko navuga kuko na hantu heza koko buri wese ashobora no kwifuza kugera no kwiga of course naye narabyifuje nubwo wenda bitaje gukunda bangiriye nama oya ntabwo mu by'ukuri ku Nyundo ntago barema kandi iyo umuntu agiye kwiga ku Nyundo hagenda impano of course rero we nimba wumva ufite impano ubu ngubu ndizera bagiye ku ishuri ariko nimba wumva ufite impano umwaka utaha ntibigucike kubera ko ntago ku Nyundo barema mu by'ukuri ni impano baba zigiye kwiyongeraho ubundi bumenyi niko navuga ibyo mbivuze kugira ngo hari udukurikiye ushobora gushaka kujya kwiga ku Nyundo ariko wumvishe ko ushobora kujya muri competition by the way ntago ugenda urata amafaranga ni impano ijya mu yindi and then twumvishe Mutimutuje uvuye ku Nyundo none tugiye kumenya Mutimutuje wasinye muri Ladies Empire mu cyahoze ari Ladies Empire nyeka ko ngubu cyanahindutse Mutimutuje wo muri Ladies Empire byo byari bimeze bite Mutimutuje wo muri Ladies Empire nagize nka Mutimutuje nanone nkuko nakomeje mbivuga nasinye contract mu kwa gatatu ibintu byose byagiye bihagarara sinshaka no kubivugaho ibintu bigenda bihagara mu buryo tutazi twari tubona mu binyamakuru kandi twaraba partner twaragomba kumenya ngo ese byagenze gutya binyura mu zindi kuko iyo wubaha umuhanzi ukabuzi ko mu by'ukuri akenshi ba manager simvuze ko ari bose babikora ariko buri manager ajya amenya ko n'umuhanzi ni nkaho we aramuhemba rero rimwe na rimwe bajya batwubaha rero kubona umuntu uwaba ufite contract barangiza ibintu byose bikaba studio ikava batakubwiye ibintu byose bikaba batakubwiye navuga ko ari ukugusuzugura ariko nta kibazo rero ariko Mutimutuje yo muri Ladies Empire ntago nkiri Mutimutuje wo muri Ladies Empire by the way ntago ndi Eva muri Ladies Empire ubu ndashaka gukora undi Eva utandukanye wo muri Ladies Empire kubera ko n'ubundi ntago banzi ubu rero ubu ngubu nibwo nifuza gukora ibikorwa byanjye umva ko kandi aribwo bizaba byiza burya iyo umuntu akureberera rimwe na rimwe hari n'ibyo utashaka kuvuga kuba kubona ko akureberera ugomba gutegereza ibyo akubwiye manager ariko mu buzima iyo umuntu yireberera hari bimwe ashobora no kuvuga akavuga ati ibingibi nta mumaro ibingibi bifite umumaro kuko niwuba bisobanukiye of course niba ugomba no kwitangira buri kimwe cyose ukavuga uti nindamuka nsobe nkanyura mu zindi nzira nijye uragira igihombo ntabwo ari uwundi so that's why rero navuga ko Eva ngiye kuba Eva wundi atari uwo muri Ladies Empire kubera ko ubwo ibyabaye muri Ladies Empire sinshaka kubyibuka burya iyo ushaka kugira ngo unyure no mu zindi nzira cyangwa kugira ngo ukore wiga kubabarira reka tuve no muri ibyo bya Ladies Empire n'akantu kanyuzeho gutyo kari kugenda bambwira ati Eva yaje vuye ku Nyundo bamusamiye hejuru ande navuyemo ese ubundi before yuko tukalivinga like ibikorwa wakoze byo biragenda gute indirimbo baraziguha indirimbo hari ibikorwa wari warikodinzemo amashusho iki byagenze mu by'ukuri mfitemo indirimbo nyinshi mfitemo indirimbo hari n'izo bagiye bashyira hanze ntabizi bagazijya kumenya YouTube channel yabo ariko nta kibazo bo ubwabo nibumva ko nakoze kandi akabumva ko ari ibyanjye ko n'ibyanjye n'umuhogo wanjye n'ijwi ryanjye bazabimpe ntago mbishyuza bazabimpe kuko ngiye kubishyuza mfite byinshi nabishyuza ariko bazabimpe ariko niba badashaka no kubimpa impano nayihawe n'Imana kandi impano ndacyayifite n'ijwi ririmba ndarifite n'umuhogo ndabifite nzongera ndirimbe n'ibindi of course reka nata twiyumvireho gatoya ku ndirimbo yawe ufite nziza nabonye hanze nimba ari nayo yarasohotse ari Ladies Empire nimba ari Classic Empire ntago mbizi but ubumvishe n'ubundi n'iryo jwi yawe ni ryiza cyane and then babashe no kuenjoyinga abadukurikiyeho gato cyane sometimes amagambo mbana make iyo nshaka kukubwira uko niyumva be wangize uwo ndiwe urankundura nyiharira ubu ndi uwawe gusa wowe wenyine gahunda nuko gukunda
isi yose ikabimenya tukandika amateka urankunda ukabarusha ndagukunda kubarusha hoya nawakundutira ya nawampindura ntawaguhindura. Indirimbo niko yitwa, ni izina? indirimbo yitwa Juru kubera ko nako hasi niko yitwa Juru wampitiyemo, rero nifuje kwita Juru. Sometimes abantu wenda bashobora gushyiramo nko Juru kuri Instagram barangiza bakumva Juru wenda indirimbo za gospel, ariko niba ushaka indirimbo yitwa Juru ubwo wandika Eva, Juru by Eva Classic Empire uhita uyibona. Yego, subscribe n'ibindi. Ladies Empire twayivuyeho by the way, iyo ndirimbo nta nubwo wabura, ntago twabivaho kandi ari hiri, and then ushobora kugenda ukayireba. Reka twigire kuri Eva uyu nguyu none ugiye kwa prodinga indirimbo ze. Ese hari projet ugiye gushyira hanze? Of course mfite projet nini nshaka gushyira, kuko ngomba no kujya YouTube channel yanjye vuba ahangaha, abafana banjye abakunzi banjye baba bibagejejeho. Mfite projet mu by'ukuri, mfite indirimbo nshaka gushyira hanze mu minsi mikeya, ntago ari iminsi myinshi, ni iminsi mikeya, kuko baranyihangana ntago ari kubatenguha, kubera ko nabanje ntabwo iyo umuntu yakwakiriye akakwakira ugakomanga akakwakira agomba no kugenda gusezereye akanaguherekeza. Rero njyewe ntago nashatse gukora nkabyo ko bagiye batansezeye, rero ngomba kubasezera nkandika ibaruwa isezera nkabona nkatangira ibikorwa byanjye, ariko ntago ari vuba, ni vuba cyane. Mfite projet ndende kandi abakunzi banjye n'abafana banjye bazabibona, kandi bahishe ibintu byinshi birenze cyane. Like ubundi nimba ubahishiye ibintu byinshi, babwira ati indirimbo igiye kuza bayita gutya, cano nzayishyiraho ni iyi ngiyi, aho mwanamfollowinga kugira ngo mube update ku bintu byanjye buri munsi ku wundi. Babwire bamentioningire, babwira ati go and check on YouTube please, soon I'll give you something, tell them. Indirimbo mu by'ukuri ntabwo twagira bibatera amatsiko, kuko burya giteye amatsiko burya kenshi kiza kiri gikomeye, kiri strong, and ngiye kuzana indirimbo bazayikunda, bifuza kubyina bazabyina, bifuza gusinzira bazasinzira, mbese irimo buri byose icyo umuntu azifuza azakora icyo. And kandi iyo ndirimbo nzayishyira kuri YouTube channel yanjye, nzabamenyesha mu minsi mikeya. Instagram yanjye ni Mutimutuje Yvette, Facebook ni Mutimutuje Yvette, izindi platforms zanjye zose bazagenda bazimenya kuri icyo gihe. Reka nifuze ko aho muri mwese mwaguwe neza kandi mwaninjoyinze. By the way, ni umukobwa mwiza, uteye neza, ufite ijwi ryiza, nawe nimba wakunze ibihangano bye reka ntubihererane. Yakubwiye Instagram ye, nava barakumenyesha YouTube channel, and then mwibanire. Nge ndi Mr. Emmy, nubwo tutarasoza ariko reka mubaze ijambo rimwe ashaka kubabwira no kubamenyesha, kugira ngo naza nyine hazaza ari wa Eva utari muri Ladies Empire batenguye. Gira icyo bisabira. Ndabanza mbagira inama, ndagira inama abana b'abakobwa, icyo bazakora cyose bazabebo. Ikindi kandi bazakore batifu, nimba ufite umuntu ugufasha nagufasha, ariko gufasha mu nzira za nyabyo, kuko nifuza no kugufasha wishingikije ku bindi bintu ntago birama. We kora nkawe, kandi akenshi iyo umuntu akoze ikintu yarakivunikiye n'inyungu iramunezeza. Ikindi nababwira abafana banjye mu minsi mikeya ni drip nuko bavuga, ndaba ari ibintu biteye ubwoba. Wenda uyu mwaka turabifata nko mu mpera z'umwaka cyangwa se nk'umwaka mu matariki ya mbere ya January. Ndabashyize ibihangano hanze byanjye, kandi ndizera ko bizaba neza. Nzaba mvanye mesha igihe cyose maze ntakora, niko nababwira. Kandi ndabakunda cyane abafana banjye, muri abambere. Urakoze cyane kandi kuza kuri Afri Live TV. Murakoze cyane namwe. Yes of course, wabyumvishe yari Eva. Nje nari Mr. Emmy, twaganiraga n'ubundi ku buzima bwe bwite imbere Kunyundo, ndetse n'imbere muri Empire, ndetse n'imbere muri Eva w'uyu nguyu munsi turi kubona ngaha kuri kamera zacu. Nimba winjoyinze ikiganiro nta handi ushobora kugisanga, ni Afri Live TV, ugakora subscribe, like and share, comment, and then tukibanira. Yari Mr. Emmy, nimba uri burasirazuba ntucikwe, amajyaruguru, amajyepfo, Kigali, and then gahunda ni kwa kundi nawe aho uri turaje. Nimba uri umustar by the way ntawamenya. Ciao.